Kaze namwe aramutse bakunzi bacu ba Imarangamateka TV, tubaha ikaze tubegereza mu gitaramo cy'amateka yo kuri uyu mugoroba. Ku ikubitiro reka tugende tureba tugaruka ku bijanye n'intambara ikorerwa abanyamurenge cyangwa ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge. Harimo abenshi bagenda bavuga ko uruhare rwa leta ya Kongo n'igisirikare, ndetse ugasanga abantu benshi bafite imbogamizi mu gutandukanya igisirikare na leta ya Kongo. Reka aribyo tugenda tunyuraho mu ikubitiro mu gitaramo cy'amateka cyangwa aribyo tugenda tugarukaho mu gitaramo cy'amateka yo kuri uyu munsi. Twibanda cyane kandi ku bitaramo by'amateka muri gakondo hano iwacu Murenge, uko bukeye nuko bwije. Ibitaramo by'amateka atandukanye twiganjemo intwari z'Imurenge zitandukanye. Muri iki gihe rero nibwo usanga abantu batandukanye bagenda bavugira leta, ndetse ugasanga ko barayivugira mu gihe leta iyo ubwayo itarivugira ngo ihagarare cyangwa ishimangire ku kibazo cyangwa ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge bahagurukiwe n'amoko atandukanye ndetse n'ingabo z'abanyamahanga. Areka turebese abantu bavugira leta cyangwa bashimangira ko leta, uruhare rwa leta rutari muri izi ntambara. Aba bashingira kuki? Kubera ko nibwo bwa mbere mu mateka y'abanyamurenge n'Imurenge muri rusange abanyamurenge babaye impunzi mu gace kabo. Nubwo gutotezwa n'ubundi bwicanyi bwari busanzweho, ariko nibwo bwa mbere abanyamurenge bahindutse impunzi mu karere k'Imurenge. Ikindi kandi ejo nabonye audio y'umubembe uvuga ko ubwicanyi buri gukorerwa Imurenge ari ubwicanyi bw'ubwibzi bw'inka. Ibi ntabwo byumvikana, ibi ni ibitekerezo by'umuntu, ariko icyantangaje ni abantu b'abagabo bashigikiye imvugo y'uyu muntu. Iki cyahise kimpa irindi somo, no kuvuga cyahise kimpa isomo. Numva ko abantu bafite inzego z'imyumvire itandukanye, ari nacyo kintu gishobora kuba cyatudindiza tukaba tutagira aho tugera kubera impamvu z'iyo myumvire. Rero icyambere rero ni abantu bumva ibihita cyangwa bumva inkuru zihita ako kanya, bagahita bumva ko ari byo kuri ibyari bibarimo, ugasanga babitesheje agaciro. Icya kabiri rero, muri iyo myumvire hari abizera abantu bakumva ko ukuri kwabo ari iyo mahitamo y'umurongo bagenderamo, ugasanga abo bantu birasa naho bibeshe ko baragendera mu kuri kw'abantu runaka, ugasanga birasa n'ubundi buyobe bushobora kuba bwatudindiza nabwo ntitugere hano. Gatatu nabyo hari abandi bantu birengagiza ukuri, amarangamutima yabo akaganza umurongo w'icyerekezo cyagombye gutanga igisubizo cyangwa umusaruro uhamye. Ikindi cya kane kandi, mu rugendo nkuru usangamo abandi bantu bibwira ko batari muri gahunda runaka cyangwa batari mu gikorwa runaka, icyo gikorwa kitabasha kuba cyagerwaho cyangwa ngo kibe cyatanga umusaruro uhamye cyangwa ngo kibe cyatanga igisubizo cy'abantu bashaka kugera iyo bajya. Ibi byose ni imyumvire nage nsanga mu bantu byibuze imyumvire ishobora kuba yabubogamira abantu kuba bagera mu kindi icyiciro cy'urwego, kuva mu ntambwe turimo tukaba twabasha kwambuka tugera mu yindi ntambwe. Akana kari gaciyeho. Reka twinjire rero mu gikorwa cyangwa mu gitaramo cy'amateka y'uyu munsi. Daudi kuri mikoro. Hari abantu nanone usanga bagenda bibaza, bataramenya gutandukanya imbaraga za leta n'igisirikare. Ntibamenya ngo leta ni iki, ntibamenya FARDC ni iki. Usanga bagenda bumva gusa ngo FARDC bagashira leta ku ruhande, cyangwa bumva leta bagashira FARDC ku ruhande. Ntabwo ari ibintu bibiri. Ibi urugero rwumvikana ni nk'umuhinzi n'isuka, no kuvuga ngo umwe akoresha undi mu kubyaza umusaruro igikorwa runaka, n'abantu bafite umugambi umwe, no kuvuga ngo imbaraga za buri wese zikoreshwa n'undi kugira ngo zibashe gutanga umusaruro. Ariko ugasanga abantu benshi ntibumva iki kintu. Imbaraga z'umuhinzi n'isuka niko FARDC n'igisirikare bimeze, kimwe gikoresha ikindi kugira ngo bitange umusaruro w'imbaraga bashaka cyangwa ku gisubizo bashaka kugeraho. Isuka n'umuhinzi ni ibintu bifite ubusobanuro bubiri, ndetse ibintu bisa naho bidahuye, ariko buri kimwe kirakenera imbaraga za mugenzi wacyo kugira ngo kibashe kugera kuri za ntego za wa muntu cyangwa za cya kintu runaka. No kuvuga ngo umuhinzi ntiyahinga adafite isuka, biragoye cyane. Isuka nayo ntiyahinga idafite umuhinzi. No kuvuga ngo ibyo dukorerwa rero, uruhare rw'aba bantu bombi rurimo kubatazi ugenzura no
mu ntambara nyinshi rero zabereye mu nkengero za Minembwe mu tundi duce dutandukanye twagiye dukomozaho, harimo uduce twa Mibunda, harimo uduce twerekeje za Rurenge, utundi duce dutandukanye twose hagiye habamo ibimenyetso bigaragaza ko igisirikare cya leta cyagiye gigira kominikasiyo n'inyeshyamba cyangwa n'abasirikare n'izo mitwe y'inyeshyamba itandukanye irwanya ifite intego zo kurimbura ubuzima bw'abanyamurenge. Ibi kandi washingira ku bantu bagiye bafatwa mu rugamba n'abasore bagenda birwanaho. Abo bantu bagiye bafatwa bose bagiye batanga ubuhamya ko hari uruhare rw'igisirikare ndetse genda gihamagariza izo nyashyamba kuza gufata uduce n'uturere twagiye dusenyuka tumwe, ndetse no gufata uturere twari dusigaye. Izo ni ukuvuga ngo nubwo abantu benshi bagenda bagaruka bakavuga ngo ntawe uburanya umuhamba, nibyo birumvikana, ariko kandi ntawe ugomba kuvugira leta yarimbuye ubuzima bw'abaturage. Birasa no kwigiza nkana, kandi birasa no gukorera umukozi udahemba cyangwa no gushima umubyeyi utazirikana ibyo umukoreye. Hari uturere rero cyangwa imihana cyangwa uduce twagiye turaswa, abaturage baraswa na leta ku manywa y'ihangu, abaturage babyirebera. Buri wese n'umwana nibaza ko uri mu nda hano muri gakondo y'umurenge ni umuhamya, afite ubuhamya, afite icyo yavuga kuri leta ya Kongo mu ruhare rwo gusenyera abaturage. Harimo uduce dutandukanye rero, harimo agace ka Mibunda abaturage barashwe ku manywa y'ihangu bitari nijoro, harimo agace ka Kabingo abaturage barashwe ku manywa y'ihangu, harimo agace ka Karingi abaturage barashwe ku manywa y'ihangu n'igisirikare cya leta. Ibyo twari tuvuze ngo hari abantu bagifite imyumvire yo gutandukanya leta n'igisirikare. Harimo n'utundi duce twinshi tutarondora hano mu gitaramo cya Imurenge Amateka TV ku mpamvu z'umwanya. Nawe ufite ibyo wakwikorera, ufite ubushakashatsi wakwikorera kugira ngo ubashe kumenya byinshi byimbitse kuri ubu bwicanyi bukorerwa abanyamurenge. Ibi kandi washingira ku mvugo zagiye zikoreshwa na bamwe mu bavugizi b'igisirikare ndetse n'abasirikare bahagarariye operasiyo hano. Harimo abajenerali bagenda bakoresha imvugo z'urwango, bagenda bakoresha imvugo z'urwango, cyane cyane higanjemo uwitwa umuvugizi wa Sokolade Kasereka, Dieudonné Kasereka, ugenda ugaragaraho uzwiho imvugo z'urwango cyane. Turi mu gitaramo cya Imurenge Amateka TV, igitaramo cy'amateka, ibitaramo tugenda dukomoza ku mateka muri gakondo y'umurenge. Rero abakunzi b'Abanyamurenge aho muherereye batandukanye, niba amaraso ya Yesu Kristo yaraducunguye, amaraso yaramenetse mu gihugu cy'u Rwanda akabahesha igikombe cy'amahoro. Kubera izo mpamvu rero ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye, amaraso y'abana bacu, amaraso y'ababyeyi bacu, amaraso y'imfura z'Umurenge, amaraso y'abadamu y'Umurenge ntagomba kuba imfabusa ngo ameneke, hanyuma duhore mu buzima bwo kwiganyira nk'ubwo tugizemo igihe. Tekereza cyane kandi witindeho, kandi ubyagure mu mitekerereze yawe n'intekerezo zawe, kugira ngo tubashe natwe kwambuka ndetse tubone ubundi burenganzira tutigeze tubona, tubiheshejwe n'amaraso y'ubwitange bw'abana b'Umurenge bagiye barimbugwa inshuro nyinshi zitandukanye. Studio za Imurenge Amateka TV mu gitaramo cy'amateka. Mu byapanzwe rero turimo mu gitaramo, turimo turaje kugana ku musozo, amasaha yacu arimo aragenda yegerana. Mu byapanzwe cyangwa indorerwamo baturebeyemo, abarebeye indorerwamo barebeyemo umunyamurenge bumva ko kumwica bishoboka. Indorerwamo baturebeyemo, hanyuma baza gufata icyemezo kugeza ubwo leta iceceka ikihisha inyuma y'umugambi ariko uyutera inkunga. No kuvuga ngo n'icyemezo indorerwamo baturebeyemo rero no kumva ko kuducamo bishoboka, bakumva ko mu bundi buryo abantu bashobora kuba barimbura, ariko kurimbura cyangwa kwica umuntu ubana n'ubumuga. Ibi niyo ndorerwamo baturebeyemo, ariko nyuma yabwo harimo kwibesha kuri ku rwego n'ikigero cyo hejuru, kubera ko kurwanya umuntu uzi ko nta mbaraga afite, wizeye ubutsinzi, hanyuma ugasanga n'umugabo ushikamye ushobora kuba yakurwanya. Ndetse muri uko kurwanya hakabamo amahitamo y'umwe gutsinda mu bintu udatekerezaga, mu bintu washoyemo igishoro n'ubundi buryo n'ubundi bushobora kuba bwagutuma uhindura iyindi migambi cyangwa ugakoresha izindi mbaraga z'igishoro utari washoye cyangwa utari wateganije. Kwibesha rero bibaho, ariko birushaho kugira ingaruka mbi mu gihe wishimira ko ushobora kuba warimbura umuntu, hanyuma ugasanga n'umunyembaraga ziri hejuru y'igishoro washoye n'ubundi buryo bumwe n'ubundi. Reka rero tugane ku
ku gice cya nyuma tugana ku musozo, aho abantu bavuga ko leta ari umubyeyi. Natwe ntabwo tubihakanye, ariko ababyeyi burya baratandukanye, kandi umubyeyi ukunda umwana yabyaye bigira hari principes. Umubyeyi gukunda umwana yabyaye rero hari principe zigenda zigaragara, cyangwa hari ibyo umubyeyi agomba gukora ashinzwe. Hari inshingano umubyeyi agomba kuzuriza umwana we, cyangwa hari inshingano umubyeyi wese wabyaye agomba kuzuza. Reka tugenzure rero niba igihugu cya Kongo cyangwa ubuyobozi bwa Kongo izi nshingano bwarazujuje. Niba bwarajujuje rero, cyangwa niba barujuje izo nshingano, n'ababyeyi nyakuri wasanga rero ari twe turi mu makosa. Rero ni mu gitaramo cya Imurenge Amateka TV, Dawudi ugenda ugaruka mu bitaramo bitandukanye by'amateka muri gakondo y'Umurenge. Reka turebe izo nshingano z'umubyeyi, niba rero batujuje inshingano z'umubyeyi ngo babe barera abo bashinzwe uko bikwiye, bafite kubibazwa no kubiryozwa. Rero kubibaza no kubiryozwa no gukoresha imbaraga zacu tugashaka uburyo twirera, tukirera nk'imfubyi, hanyuma igihe kikazagera natwe tukabamo ababyeyi beza. Ese uwo ni umubyeyi nyabakibundi, umubyeyi tujuje ibikurikira, umubyeyi udafite inshingano cyangwa udashyira mu bikorwa, ntiyigishe abana be ishuri, umubyeyi utaguha serivisi z'ubuvuzi, umubyeyi utaguhaye icyo gukora cyangwa imirimo isanzwe, umubyeyi utaguhaye umutekano urambye mu gihugu cyangwa mu karere utuyemo. Uwo ni umubyeyi nyabaki, uwo ni umubyeyi ufite izi nshingano, uwo ni umubyeyi ufite kugeza kuko ibona umubyeyi ushobora kukwambutsa akakugeza ku bihe cyangwa ku buhe buzima. Noneho reka turebe uyu mubyeyi arenze kuri ibi byose avuze, ntacyo agukoreye muri ibi byose, abirenzeho akwikiye abo wabyaye, uri imfubyi akwikiye abo wabyaye muri bwa buzima bwa struggle cyangwa ubuzima bwo guhangayika. Ikindi cya kabiri, akuririye imitungo byibuze arimo igufasha kurera abana bawe mu buzima butandukanye. Uri wenyine mu isi yawe wenyine, urashaka uravunika urera abana bawe ubigisha amashuri, ariko noneho ya mitungo wakoreshaga urya witwaga ko ari umubyeyi, n'ubu hari abantu bakimwita ko ari umubyeyi, ariye ya mitungo abirenzeho, arayirimbuye, arayiriye. Ikindi cya gatatu, akurimburiye inzu, kirenze kubwicanyi no kukurira imitungo, akurimburiye inzu byibuze yagutwaye akayabo k'amafaranga mu gihe iwe atagukoresha, mu gihe atagukorera. Ibyo byose tuvuye kuvuga, uyu mubyeyi ni mubyeyi bwoko ki? Urumva ari umubyeyi wujuje inshingano koko? Wowe ubishingira he uvuga ko leta ari umubyeyi wagiye utubera mu byari? Wavukiye mu gihugu ukifitemo abuzukuru, ugifitemo abuzukuruza, abandi bagifitemo akamyira, ariko kugeza kuri uyu munsi uracyaturwa. Ufite aho utagomba kugera, ufite aho witwa umushitsi, uracyatukwa n'abantu bakuzi ko wavukiye muri icyo gihugu bakwita umushitsi. Ubu ko barakurasa bavuga ko bafite misiyo yo kugusubiza mu bihugu by'abaturanyi aho ukomoka. Iki gihugu kirimo ababyeyi nyabaki, uwo ni umubyeyi nyabaki uri muri iki gihugu. Reka tugane ku musozo bakunzi ba Imurenge Amateka TV. Reka tugane ku musozo w'igitaramo cyacu rero. Ese ubundi iyo tutagira Pahoro wa hano hakurya mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda ngo agenda rokora ubuzima bw'abantu bamwe na bamwe mu buryo butandukanye, tutavuga uyu munsi, harimo imiryango iba yarazimye burundu. Ibyo tubabwira ni ukuri, hari imiryango iba yarazimye burundu mu bintu yagiye adutabaraho mu buzima bw'ibanze, byibuze yagiye twubakira, ugasanga abantu bamwe babaye inkingi zizamura ubuzima bw'inzirakarengane zagiye zisigwa, cyangwa abantu bagiye basigwa mu ntambara cyangwa mu bwicanyi bugenda bukorerwa muri Kongo. Abantu bagiye barimburirwa imitungo, ugasanga abantu bagiye bafashwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda, ugasanga bagiye babera abandi inkingi, buririraho kugira ngo barangize byibuze ko nabo bashobora kubaka ejo habo heza. Reka duhinire hano mu gitaramo cya Imurenge Amateka TV. Dawudi niwe mwana mutaramanye mu bitaramo by'amateka tugenda tugaruka. Uramutse uba interested ku bitaramo tugenda dukora, wakora share ndetse ugakora subscribe, hanyuma ukagenda ukurikirana ibitaramo tugenda dukora mu migoroba itandukanye yo muri gakondo ya Iwacu Murenge. Uwiteka bazigame bakunzi bacu aho muherereye hatandukanye, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku migabane yose itandukanye, muri Kongo mu duce dutandukanye, nabwo tugifite imbogamizi y'umurongo wa internet kubera gusigara inyuma mu mateka, ariko Uwiteka azahindura amateka umunsi umwe, igitondo kimwe amateka azahinduka, natwe twisange ku murongo cyo kimwe n'abandi bantu. Reka tugane ku musozo rero. Turabakunda kandi duhora tubifuriza kurama no kuramuka, ndetse duhora tubifuriza iterambere rirambye, cyane cyane kuzirikana umwami Yesu mu buzima bwa buri munsi. Reka tugihinire hano igitaramo cya Imurenge Amateka TV. Uwiteka bazigame cyane cyane urubyiruko rw'abanyamurenge, nyaboneka muhaguruke mushishikarize buri wese kuba inkingi, cyane cyane ushingiye ku bushobozi ufite none.